igitondo cyiza abavandimwe, nongeye kubakira muri isaha duhuriraho dushima Imana, isaha duhuriraho dushira hejuru izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Nkuko iyo ndirimbo ivuga ngo nisunze umugabo ukomeye, nisunze umukiza uhambaye. Ndagira ngo mbere yuko twumva ijambo ry'uyu munsi, ubanza uzamura ijwi ryawe aho uri, ushime iyo Mana, uyihimbaze, uvuge ibigwi byayo, uvuge ineza yayo, uyisunge muri iki cyumweru dutangiye, uyisungiye muri gahunda zose waba ufite muri iki cyumweru, kugira ngo Uwiteka azabane nawe, azigaragaze mu buryo budasanzwe mu buzima bwawe. Tuzamura ijwi twese dushima Imana aho uri, uzamura ijwi ry'amashimwe. Ni benshi bifuje kuba muri uyu munsi bitashobotse. Wowe kuba bikunze ntabwo ari imbaraga zawe, ni ubuntu budasanzwe, ni urukundo rudasanzwe, ni ineza y'Imana idasanzwe kuba yongeye kuguha impano y'uyu munsi. Kuba uri muzima ni ikintu gikomeye kuruta ibyo waba ukeneye byose ko Imana yagukorera. Kuba uhumeka ni igitangaza gikomeye. Reka dushime iyo Mana yacu. Mwami, turakwisunze muri iki gitondo, tuguhaye ibyacu n'abacu n'ubwenge bwacu n'imbaraga zacu, kuko ni wowe ukwiriye gushimwa muri iki gitondo. Uhimbazwe, usingizwe, ushirwe hejuru, amavi yose apfukame, indimi zose zature kuri umwami. Duciye bugufi kuri uyu munsi, muri iki gitondo, kuri isaha, muri uyu mwanya, izina ryawe nirishirwe hejuru. Umugisha buri wese mwami tugiye kubana mu ijambo ryawe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Urakoze mwami Imana, ushimwe Yesu. Twiseguye amaboko yawe mwami, twiseguye amaboko yawe mwami Yesu. Ntabwo dutinya, twiseguye wowe, twisunze wowe imbaraga zacu. Oh haleluya. Muri Matayo ibice 28 umurongo wa 20, hari amagambo akomeye umwami Yesu yavuganye n'intumwa ubwo yaragiye gutandukana nabo ku mubiri. Arababwira ati, dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Ryari isezerano rikomeye, ryari ijambo rikomeye ku ntumwa, kuko bumvaga bafite ubwoba, bumvaga batazi icyerekezo cyabo nyuma yo gutandukana n'umwami Yesu, bumvaga badafite icyo bari buvuge mu bandi bantu, bumvaga bafite nk'aho bafite ikimwaro, bategereje ijambo rituruka kuri we. Kudusize bizagenda bite? Tuzavuga iki? Tuzabwira abantu gute? Tuzitwara dute? Abaha isezerano ridasanzwe, abaha ijambo ry'ibyiringiro. Aravuga ngo ndi kumwe namwe. Ntabwo yababwiye ngo nzabana namwe, yarabwiye ngo aka kanya ndi kumwe namwe, ntimuri mwenyine, sinzabasiga, mbijeje kubana namwe, mbijeje presence yanjye muri mwe, mbijeje kubaho kwanjye muri mwe. Ndabasezerana yuko ntacyo muzakora mutamfite, ntacyo muzakora mwenyine. Nimuhagarara mumvuga, nzigaragaza. Nimugenda, nzigaragaza mu ngendo yanyu. Mu byo muzakora byose muzabona ukuboko kwanjye. Iri ni ryo jambo Imana impaye kuguha muri iki gitondo, muvandimwe, aho uri hose mu bihugu bitandukanye by'isi. Aho iri jambo ryose rizagera, uwo rizageraho, ndakwizeza wa mubyeyi we, ndakwizeza wa mupapa, wa mumama, wa mukobwa, wa musore,
Uwiteka arambwiye nkubwiye ngo nzabana nawe, ari kumwe nawe, muri kumwe, ntabwo uri wenyine, ntabwo uri wenyine mu byemezo ugiye gufata. Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka azihesha icyubahiro imbere yawe. Iri ni ijambo Imana yabwiye Gideyoni mu bacamanza ubwo yihishaga Abamidiyani. Aramubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ngo ugirane ubutware. Gideyoni aramubwira ngo niba uri kumwe nanjye kuki ibi byose bibaho. Uwiteka ngo aramwitegereza, ngo aramubwira ngo genda nk'uko imbaraga zawe wa munyembaraga we zingana. Wikwibaza ngo kuki bibaho. Oya, Imana yacu ni Imana ishobora gucecekesha iyo miyaga yose. Ibyo biguhangayikishije, ibyo biguteye ubwoba, ntabwo uri wenyine muvandimwe, ari kumwe nawe. Uri muri wowe warakomeye kuruta uri mu bisi. Niko muri Yohana wa mbere havuga ngo bana bato ndabandikiye ngo kuko mwatsinze wa wundi, mwatsinze ba bandi, atari imbaraga zanyu ahubwo nguri muri mwe ngo arakomeye kuruta uri mu isi. Muvandimwe, iki gitondo, aya masaha, uyu mwanya, umenye guhera uyu munsi kutari wenyine, kandi umenye ko imbaraga zicaye muri wowe zifite ububasha bwo gucecekesha buri myuka yose, buri imbaraga zose, buri burwayi bwose, buri gahinda kose, buri kwiheba kose. Harimo imbaraga muri wowe zicecekesha ayo majwi yo gucecekesha ubwo bubabare, zicecekesha ku gahinda, imbaraga zicecekesha ibiguhagurukiye hanze, ibiguhagurukiye mu muryango wawe, ibiguhagurukiye mu kazi. Hari imbaraga ziri muri wowe zihagarariwe n'Umwami Yesu mu buzima bwawe, zicecekesha amajwi yose mu kazi kawe, zicecekesha amajwi yose mu buzima bwawe. Ikintu cyose gihagurukiye kukurwanya giceceke mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ziri muri wowe zicecekesha amajwi yose. Yesu yabwiraga intumwa ngo kuba ndi kumwe namwe, kuba ndi muri mwebwe, ibi bizabahagurukira byose hanze, ntimuzabitinye. Ndamukunda Yesu. Yigeze kubabwira ngo mbasigiye amahoro, abwira intumwa ze, arababwira ati mbasigiye amahoro yanjye, ariko ntimuyitiranye n'aya mahoro isi itanga. Oya, yarabwiye ngo ntabwo mbaha nk'uko isi itanga amahoro. Hari amahoro muvandimwe isi yaguha, ntabwo ari ayo ngayo Yesu atanga. Ayo umuntu ayabona bitewe n'icyizere afite cy'ubuzima runaka, bitewe n'icyo yinjije mu kazi, bitewe n'icyo umuntu runaka yamubwiye. Ugasanga afite amahoro ariko atari amahoro yayandi ya nyayo. Amahoro Yesu atanga tuyagira hagati mu miraba, amahoro Yesu atanga tuyagira hagati mu bibazo, duca mu muriro dufite ayo mahoro. Niyo mahoro Yesu atanga. Yarababwira ngo muzaca mu bikomeye ariko mbahaye amahoro muri ibyo bikomeye. Yarababwiye ati muzaca mu biruhije ariko mbahaye amahoro, muzayacamo mutuje. Niyo mpamvu ba Sadraka na Meshaki na Abedenego baciye mu muriro w'itanura bafite ayo mahoro. Niyo mpamvu Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intare ariko afite ayo mahoro. Ndakwifuriza ayo mahoro muri iki cyumweru mu izina rya Yesu Kristo, kuko umwami w'amahoro arakubwiye muri Matayo 28 umurongo wa 20 ngo ndi kumwe nawe. Yesu niwe mwami w'amahoro. Reka ayo mahoro aganze yicare mu mutima wawe, yicare mu mitekerereze yawe. Ntugire ubwoba, ntiwihebe. Uwiteka azigaragaza. Bizatangira bigoye ariko bisoze uri umutsinzi no kurushaho, kubera kuri kumwe n'intare y'umuryango wa Yuda, kubera kuri kumwe n'umwami w'abami, kubera kuri kumwe n'igishyitsi cya Dawidi. Yaranesheje. Wirira, wikwiheba. Dore intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje ku buzima bwawe. Tugiye gusenga. Uhaguruka usengane nanjye mbere yuko utangira ibintu bitandukanye, mbere yuko ujya ahantu hatandukanye. Ujyane iki cyizere
cy'uko Imana ivuganye nawe yuko igusigiye amahoro, yuko izabana nawe. Abantu twishimira kugendana n'abantu runaka bafite imbaraga, wakumva ko azajyana nawe ukumva urishimye, wakumva ko muzicarana ahantu runaka ukumva urishimye, wakumva ko azagufata ukuboko ukumva urishimye, ukaba wanifotoza uri kumwe nawe ati murebe ko ndi kumwe n'umuntu ukomeye. Ari kuriya n'imbaraga z'umubiri, ariya ni amaboko y'umuntu, rimwe arahaba ubundi ntahabe. Ariko icyiza Uwiteka tubwiye muri iki gitondo, nugera hano ukabona utari kumwe n'imbaraga z'amaboko y'abantu, ntuzabwire abantu ngo ndi jyenyine. Oya, uzamenye kuri kumwe n'izindi mbaraga zitagaragara z'Umwami Yesu, zigiye gutangira gukora ibigaragara mu buzima bwawe. Ntabwo uri wenyine muri iyo modoka ugendamo, ntabwo uri wenyine muri icyo gihugu, ntabwo uri wenyine muri uwo muryango, ntabwo uri wenyine muri ako kazi aho ubona ibintu byahagurutse ku buzima bwawe bikurwanya. Oya, uyu munsi umenye ngo hari ijwi rikubwiye ngo ndi kumwe nawe. Umwami Yesu arakongorera ku buzima bwawe. Ahura aho ngaho mu bitaro wumva indwara yaguhagurukanye, ahura aho ngaho muri uwo muryango wumva urugo rwakunaniye, aho ngaho wumva amadeni yakubereye amadeni, ibibazo byakubereye ibibazo, ubiteranye ukabona nta gisubizo kivamo. Uwiteka ari kumwe nawe kandi agiye gukora ibikomeye. Ntabwo ashobora kuguha isezerano ngo ndi kumwe nawe atazakuraho ibyo byose biguhagurukiye. Oya, ari kumwe nawe kugira ngo akore akazi wowe udashoboye, ari kumwe nawe kugira ngo asohore iyo ndwara, ari kumwe nawe kugira ngo asohore ibyo bibazo mu muryango wawe, ari kumwe nawe kugira ngo akubere byose. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu, tuguhaye icyubahiro Mwami Imana. Muri iki gitondo imbaraga zawe zimanukiye mu bantu bawe, imbaraga zawe zimanukiye mu babyeyi, mu basore, mu nkumi, imbaraga zawe zimanukiye mu barwayi bafite ibibazo by'uburwayi bamereye nabi, imbaraga zawe zimanukiye mu bashakanye Mwami Imana. Wigaragaze mu buryo budasanzwe, ubuntu bwawe bugaragare mu buryo budasanzwe Papa. Imbaraga zawe zikiza, imbaraga zawe zibohora, zimanukiye mu bantu babonye kubahwa. Wigaragaze mu buryo budasanzwe, umucyo wawe ugaragare mu bantu babonye agasana Imana nzima. Abarushye n'abaremerewe wabere igisubizo, abaruhijwe n'ibintu bitandukanye Mwami Imana abere igisubizo abantu bawe Mwami. Ijambo ryawe uduhaye muri iki gitondo ngo uri kumwe natwe, ngo kugera ku mperuka y'isi. Mana ndakwinginze kugira ngo ubane n'aba bantu bawe Nyagasani, ukore igitangaza ku buzima bwabo Mwami. Uhanagura amarira y'abarira, abihebye uyu munsi uwo mwuka wo kwiheba usohoke mu buzima bwabo mu izina rya Yesu. Abareba bakabona nta cyerekezo, Data mwiza, Mana nziza, mubyeyi mwiza, bere igisubizo bano bantu nyakubahwa. Iri jambo ribonemo igitangaza uyu munsi kugeza iteka ryose, babona ukuboko kwawe. Iki cyumweru tugushize imbere, uku kwezi tugushize imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo uzigaragaze mu buryo budasanzwe, imbaraga zawe zigaragare mu buzima bw'abantu bawe. Ndagushimiye kuri Imana yumva, izina rye rishirwe hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Twiseguye, urakoze Papa, twiseguye izina ryawe. Haleluya. Jesus Christ.
uwiteka abaha umugisha abagire neza mukomeze mwisunge uyu mukiza ukomeye Imana ibagire neza mwari kumwe na Pastor Shema Christian ukeneye kuvugana natwe ukeneye gusengerwa ukeneye kugirwa inama waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 52 25 84 Uwiteka bagire neza kandi abaha umugisha aho muri hose Shalom shalom shalom